munyemerere mbasuhuze inshuti bavandimwe, Imana iduhana umugisha. Ngiye muganira, amazina ni Mugizeneza Jean Paul. Erega ubutumwa bwiza ni bunkoze isoni, kuko ari imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa, uhereye ku Muyuda ukageza ku Mugiriki. Abaroma igice cya mbere umurongo wa 16. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana yacu ishobora byose. Tugushimiye uburinzi n'ineza uhora utugirira uko bwije n'uko bukeye. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Imbere yawe niho tubonera amahoro. Ibyari imisozi tugasanga bihindutse amataba. Ngaho turakwinginze ngo muri iki cyigisho ubane natwe. Mwuka wawe wera ayobora imitima yacu kandi atubashishe kumva icyo ushaka ko twumva muri iri jambo. Tubisabye mu izina rya Yesu. Amena. Dusome muri Matayo igice cya 27 umurongo wa 35 turageza ku wa 44. Bamaze kumubamba, bagabana imyenda ye barayifindira, bicaraho baramurinda. Bashyira hejuru y'umutwe we ibirego bamureze, byanditswe ngo uyu ni Yesu umwami w'Abayuda. Maze abambuzi babiri bababambana nawe, umwe iburyo bwe undi ibumoso. Abahisi baramutuka, bamuzunguriza imitwe, baravuga bati, wowe usenya urusengero ukarwubaka mu minsi 3, ikize. Niba uri umwana w'Imana manuka uve ku musaraba. Abatambyi bakuru n'abanditsi n'abakuru nabo bashinyagurira batyo bati, yakijije abandi ntabasha kwikiza. Ko ari umwami w'Abisirayeli, namanuke ave ku musaraba nonaha, natwe turamwemera. Yiringiye Imana, ngaho nimukize nonaha niba imukunda, kuko yavuze ati, ndi umwana w'Imana. N'abambuzi babambanywe nawe nabo bamutuka batyo. Umwami Yesu benshi bagiye bamwibeshyaho, ntabwo ari abamurwanyaga gusa, ahubwo n'abamukurikiye nabo bagiye bamwibeshyaho. Mu gihe cye bamwibeshyeho, no muri iki gihe benshi bamwibeshyaho. Abigishwa ba Yesu babaga batekereza yuko agiye kwimika ingoma ye, maze akarwanya ingoma y'Abaroma yari yarabakandamije, bityo bakimika ubwami. Bamwe bakaba ba premier ministre, abandi bakaba abaguverineri, abandi bakaba abantu bakomeye cyane muri ubwo bwami. Nyamara Yesu ntabwo yigeze yemera ibyo ngibyo, yagiye abihunga inshuro nyinshi. Bagashaka yuko yimika ubwami bugaragara, ariko akababwira ngo ntabwo ingoma yanjye ari iy'iyi si. Nubwo byagenze gutyo, ntabwo n'ubundi abamurwanyaga bahagaze, bakomeje n'ubundi kumuhiga, bigeza n'ubwo bamugejeje ku musaraba. Bari baramwatse ibimenyetso byinshi, noneho bamusaba ikimenyetso simusiga. Babonye bamugejeje ku musaraba, barahamagara, baravuga bati, ngaho umva yuko ari umwana w'Imana. Namanuke. Naramuka amanutse, umva noneho twese turamwemera. Ariko si ikibazo, kuko ibimenyetso nibyo bari bakeneye ngo bihane. Igihe bahuraga na Yesu yarababajije ngo, ese mukeneye ibihe bimenyetso? Arababwira ngo nta kindi kimenyetso ab'iki gihe bazabona usibye ikimenyetso cya Yona. Yona yagiye mu nda y'urufi, amaramwo iminsi 3 n'amajoro 3. Ibyo yari yarakoze byari bike se ngo babihereho bamwemera? Oya, ntabwo byari bike, ahubwo Satani agejeje abantu kure, barwanya Imana n'ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu. Dusome muri Matayo igice cya 27 umurongo wa 51 turageza ku murongo wa 54. Ibitangaza byabaye Yesu amaze gutanga. Umwenda ukingiriza ahera cyane h'urusengero utabukamo kabiri,
utangirira hejuru ugeza hasi, isi iratigita, ibitare birameneka, ibituro birakinguka, intumbi nyinshi z'abera bari barasinziriye zirazurwa bava mu bituro. Maze amaze kuzuka binjira mu murwa wera babonekera benshi. Umutware utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe nawe barinda Yesu babonye igishyitsi n'ibibaye baratinya cyane bati, ni ukuri uyu yari umwana w'Imana. Dusome muri Matayo igice cya 27 umurongo wa 62 turageza ku murongo wa 66. Barinda imva ya Yesu. Muri kumva ko bari kurinda imva. Imva ni ahantu baba bahambye umuntu, niho bita imva. Ntabwo barinze umuntu muzima, ahubwo barinze imva. Sinzi niba aba bantu ariko barahembwe ibyo ari byo byose. Tekereza kuba bakwiyambaje nk'umuntu ukomeye kugira ngo urinde imva kandi baguhembe amafaranga yawe akinjira katurebe. Nuko bukeye bwaho ari wo munsi wakurikiraga uwo kwitegura, abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato baramubwira bati, mutware twibutse yuko wamubeshye akiri muzima yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka. Nuko tegeka barinde igituro cyane bazageze ku munsi wa 3, kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo arazutse, maze kuyoba kwa nyuma kukaruta kwa mbere. Pilato arababwira ati, ngaba barinzi, nimugende mukirindisha uko mubizi. Nabo baragenda barindisha igituro, bahoma ubushishi ku gitare kugira ngo bagiteranye n'umunwa w'igituro, babushyiraho ikimenyetso, abarinzi bahari. Dusome muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 1 uravuga ngo, nuko umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi 7 umuseke wenda gutambika, Mariya Magadalena na Mariya wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'Umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru, abirandura igitare akicaraho. Ishusho ye yasaga n'umurabyo n'imyenda ye yeraga nk'urubura. Babarinzi bamubonye bagira ubwo bahinda imishyitsi basa n'abapfuye. Dusome muri Matayo igice cya 28 umurongo wa 9 turageza ku murongo wa 15. Maze Yesu ahura nabo arababwira ati, ni amahoro. Baramwegera bamufata ku birenge baramupfukamira. Maze Yesu arababwira ati, mwitinya, nimugende mubwire bene data bajya i Galilaya, niho bazambonera. Bakigenda bamwe muri ba barinzi bajya mu murwa babwira abatambyi bakuru ibyabaye byose. Bateranira hamwe n'abakuru bajya inama, bagurira abasirikari feza nyinshi bati, mujye muvuga muti abigishwa be baje nijoro dusinziriye baramwiba. Umutegeka naramuka byumvise tuzamwemeza, namwe tuzabakiza amakuba. Nuko bahera ko bijyanira ifeza babigenza uko bohejwe. Iryo jambo ryamamara mu Bayuda na bugingo n'ubu ngubu. Dusome ibyakozwe n'intumwa igice cya 1 umurongo wa 3 turageza ku wa 11. Amaze kubabazwa ababonekera ari muzima, atanga ibimenyetso byinshi, agumya kubabonekera mu minsi 40, avuga iby'ubwami bw'Imana. Nuko abateraniriza hamwe, abategeka kutava i Yerusalemu ati, ahubwo murindire ibyo data yasezeranije, ibyo nababwiye. Kuko Yohana yabatirishaga amazi, ariko mwebweho mu minsi mike muzabatirishwa umwuka wera. Nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwana, iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisirayeli?
Arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye, ni ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumamya i Yerusalemu n'i Yudaya yose n'i Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo, azamurwa, bakimureba igicu kiramubakingiriza. Bakiraramye batumbira mu ijuru. Akigenda abagabo babiri barababonekera, bahagaze iruhande rwabo bambaye imyenda yera. Barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, ni iki gitumye muhagaze mureba mu ijuru? Yesu bakuwemo akazamurwa mu ijuru, azaza atyo nk'uko mumubonye ajya mu ijuru. Ntajya mburira iminota Yesu, haba ku manywa cyangwa nijoro. Ntagihabwa wareke kunyumva, aranzirikana kuruta ibindi. Ntajya mburira iminota Yesu, haba ku manywa cyangwa nijoro. Ntagihabwa wareke kunyumva, aranzirikana kuruta ibindi. Ntajya mburira iminota Yesu, haba ku manywa cyangwa nijoro. Ntagihabwa wareka kunyumva, aranzirikana kuruta ibindi. Aranzirikana kuruta ibindi. Aranzirikana kuruta ibindi. Dusome mu Byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 12 turageza ku murongo wa 15. Dore ndaza vuba nzanye ingororano, kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alufa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo, kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akabikora. Nshuti muvandimwe, zirikana yuko Yesu warwanyijwe uhereye kera kose kugeza ubu ngubu, akabambwa, agahambwa, akazuka. Uyu munsi akaba ari mu ijuru adusabira, ari we uguhamagara kugira ngo uyu mwanya ugire umwiteguro, kugira ngo witegure kumusanganira. Kandi uzirikane yuko imbabazi zitazahoraho, ahubwo zizagera igihe zikarangira, ubwo isi izaba yibirandura, ubwo abantu bazaba babuze epfo na ruguru. Umenye yuko njye nawe dusabwa kwitegura, tukemerera ijwi ry'Imana rivugana n'imitima yacu, tukemera kuyumvira, kandi tukagendana n'ibyo idusaba, tukagendera mu nzira yayo. Nibyo ngusabira nanjye nisabira, mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Turagushimye Mwami Imana ishobora byose, tugushimiye yuko nubwo Satani yakoze uko ashoboye kose kugira ngo Yesu atavuka, ariko byaje gusoza avutse. Tugushimiye yuko nubwo Satani yakoze ibishoboka byose igihe yari amaze kuvuka akamurwanya kugira ngo abonekweho umugayo ye kuducungura, byashoje atsinze. Icyubahiro kibi cyawe.
tugushimiye yuko ubwo yamushyiraga ku musaraba akibwira yuko ibyacu birangiye, bakamukoba bakamunyega, ariko byashoje n'ubundi awuvuyeho. Tugushimiye yuko nubwo yagiye mu gituro byashoje n'ubundi akivuyemo. Tugushimiye yuko noneho agiye kugaruka ari umwami, atari wa wundi bagaraguza agati. Ngaho turakwinginze ngo Mwuka wawe wera akomanga imitima yacu, atwemerere, atubashishe kukwitegura no kwitegura ingoma yawe igiye kwimikwa. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen.